Nshuti zanjye bene data, aho muri mu mpande enye z'isi, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbaha ikaze muri aka kanya keza tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Nawe ubasha kunkurikira ari ubwa mbere, ndakuramukije kandi nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Nk'uko bisanzwe rero, none tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 bavuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Niyo magambo tugiye kuganiraho, nuko icyaha cyatandukanije umuntu n'Imana. Imana yaremye ibintu byose maze ibona ko ari byiza, nuko ivugana n'umwana wayo Yesu iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Nuko imuha ubutware bwo kugenga ibyo yaremye byose nk'uko tumaze kubibona. Imana yabanje kurema Adamu, maze ibona ko atari byiza ko abaho wenyine, maze imuremera umufasha umukwiriye Eva. Maze batuza mu ngobyi ya Edeni, nuko ibaha amategeko n'amabwiriza ngenderwaho. Nk'uko twabibonye mu cyigisho cyatambutse, ntabwo bumviye amabwiriza n'inama n'umuburo bari bahawe. Kubwo kutumvira Imana rero kandi ntibanayiringire, bemeye ibihendo n'uburiganya by'umwanzi, maze bagomera umuremyi wabo. Mu Itangiriro igice cya kabiri ku murongo wa 16, reka tuhasome. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Ku murongo wa 17, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uwiteka Imana yari yarabihanangirije kutazarya ku mbuto z'igiti kimwe gusa, ari cyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kubera ko kukiryaho byari kubazanira urupfu. Iki giti cyari cyashyiriwe muri uyu murima cyangwa se muri iyi ngobyi ya Edeni kugerageza urukundo bakunda Imana n'uburyo bayubaha. Ikindi kandi bagombaga kuba bari kumwe ibihe byose. Bari baraburiwe kutagenda uko biri, kuko byari korohera umushukanyi kugera ku mugambi we mubisha. Satani ntiyari agishoboye gukomeza ubugome bwe mu ijuru, niko kwigira inama no gufata umugambi mushya w'uburiganya wo kurimbura umuntu. Kubw'ishyari yiyemeje guteza Adamu na Eva umugayo n'ingaruka mbi y'icyaha,
maze urukundo bakundaga umuremyi aruhindura kutirengera Imana. Indirimbo zabo zo gusingiza zihinduka kugaya umuremyi. Kugira ngo Satani asohoze umugambi we atamenyekanye, yariyoberanije maze akoresha inzoka. Inzoka yari ikiremwa mu biremwa bizi ubwenge cyane, kandi yarushaga ibindi biremwa byose ubwiza. Yari ifite kurabagirana guhuma amaso. No muri iminsi Satani ari gukoresha abantu bamwe beza bagaragaraho ko bakiringirwa kandi b'abanyamuhati, bakaba n'abanyabuntu basirimutse utatekereza ko umurimo mubi bawutorerwa. Mu Mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 9 kugera kwa 12 haratubwira ngo ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza. Iyo baguye umwe abyutsa undi, ariko uguye wenyine adafite umubyutsa aba abonye ishyano. Umuntu naho yanesha umwe ababiri bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Yesu atuma abigishwa kubwiriza mu mahanga yarababwiye ngo bagende babiri babiri. Ngiyo impamvu ababiri baruta umwe. Ariyo mpamvu abamarayika baburiye Adamu na Eva kutazatandukana igihe cyose bagombaga kugendana, kubera ko byari byoroheye cyangwa se byagombaga korohera umwanzi kunesha umwe nk'uko n'ubundi byagenze. Ariko uyu munsi ndakugira inama yo kugendana n'Imana nk'uko Henoki yagenjeje, kuko umuntu abasha kukubera umutego, ariko Imana niyo kwizerwa. Eva yaje kugenda wenyine atakibuka inama z'Imana, nuko yisanga ahagaze imbere ya cya giti Imana yababujije. Kimutera amatsiko cyane, imbuto zacyo zagaragaraga neza cyane. Ibyo bimutera kwibaza impamvu Imana yababujije kukiryaho. Mu murima w'amahoro hari umurimbuzi. Ako kanya inzoka ibaza Eva iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Inzoka ibiteye Eva gushidikanya ku Mana. Aho guhunga, Eva akomeza kuzariraho, ategera amatwi umushukanyi wakoreshaga akarimi keza k'uburyarya, yemera no kugirana ikiganiro nayo, kugeza ubwo umugambi w'umubisha usohora, Eva arya ku giti cyabuzanijwe. Icyampa ngo uyu munsi twinire amajwi y'abashaka kuduteshura ku Mana bakoresha amagambo y'uburyarya, ukuri kuvanze n'ibinyoma, ngo ahubwo turinde icyo twavuganye n'Imana, kandi duhunge mu gihe tubona ko tuguwe gitumo. Twe kuyoborwa n'iby'imitima yacu irarikiye, ahubwo tunyurwe n'ibyo dufite kandi tubishimire Imana. Eva amaze gucumura yahindutse igikoresho cya Satani, atera umugabo we gucumura, maze asoroma imbuto ashyira umugabo we. Adamu yagize ubwoba, amenya ko Eva yacumuye kandi ko uwo ari wa mwanzi bari baraburiwe ibye. Eva yahatiye Adamu kurya, Adamu ibitekerezo bimurwaniramo, ababazwa n'uko Eva yari yamuvuye iruhande, ariko byari byarangiye, bagombaga gutandukana kuko Eva yagombaga gupfa, kandi Adamu yaranejejwe no kubana nawe. Mbese yari kubigenza ate? Adamu yaranejejwe no kugendana n'Imana n'abamarayika bera.
yari azi urwego rwo hejuru umuntu yajyaga kuzagezwaho iyo akomeza kumvira Imana. Nyamara ntiyita kuri iyo migisha yose kuko yari afite ubwoba bwo kubura impano imwe rukumbi yamurutiraga izindi zose. Urukundo, gushima, kubaha Umuremyi byose yabirutishije urukundo yakundaga Eva. Yari urugingo rwo mu ngingo ze. Ubwo rero ntiyajyaga gushobora kwihanganira gutandukana nawe. Niba agomba gupfa ngo bazapfane, aho ibya ya nzoka yarushaga inyamaswa zose uburiganya yavuze ntibyari ukuri. Nta kimenyetso cyerekanaga urupfu icyo ari cyo cyose cyagaragaraga kuri Eva. Maze Adamu ahitamo guhangana n'inkurikizi, afata iryo tunda aherako ararirya. Nabonye abantu benshi baguye mu mitego, barwaye indwara zidakira kubwo kutirinda cyangwa se kuba maso, maze biyemeza kwanduza abandi, guteza ingorane kubw'ubugome, bavuga bati kuko nabo bahemukiwe, ingaruka zitagomba kuba kuri bo bonyine, ahubwo bagomba no kwisegura n'abandi. Tubonye ko nta handi byakomotse atari kuri Satani, kuko ari nta mbabazi akizeye, ahubwo arindiriye gucirwaho iteka. Arimo ashaka abo azarimbukanwa nabo. Satani yigometse ku Mana kandi ashaka kwanduza kwera kwayo no kwiha icyubahiro cy'Imana. Nyamara Imana ntiyamukundiye gukomeza gusubira mu ijuru ngo akomeze gusiribanga abaho n'ibyaho, ahubwo yamujugunye mu isi kubw'icyaha cye. Satani yagomeye Imana yabigambiriye, ariko wowe warohejwe kubwo kutaba maso cyangwa kutirinda. Hari ingaruka mbi zimaze kukugeraho, ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi ngo abe ari we wenyine utumbira umubwira ibyawe. Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 9 haratubwira ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ni ukuri azakumva akubabarire kandi akwakire. Ntiwemerere amajwi akubwira ko washayishije bigutere guheranwa n'umwanzi, bituma kugira imbata ye igikoresho cye, wandurishe imyenda yawe amaraso, kuko nawe yatangiye gusinda amaraso y'abera. Uyu munsi wa none egera Imana, urwanye Satani, nawe arahunga mu izina rya Yesu. Garuka mu rugo kuko Data agutegeye amaboko ngo akwakire uyu munsi. Erega ni wowe Yesu yapfiriye. Kuko Eva atizeye ibyo Imana yababwiye, nicyo cyatumye agwa mu cyaha. Mu gihe cyo guca imanza, abantu ntibazahanirwa kwizera ibinyoma, ahubwo bazahanirwa kutizera ukuri. Tugomba kumva ko dukwiriye kumenya ukuri. Ikinyuranije n'ijambo ry'Imana cyose kiba giturutse kuri Satani, kuko Imana yaravuze ngo nimurya ku giti cy'ubugingo cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi, no gupfa muzapfa. Ariko inzoka iza kuvuguriza Imana, ibabwira ko ntacyo bazaba, ahubwo bazahweza bakamera nk'Imana. Tugire igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu. Umwuka Wera azadusanga maze atwigishe, kandi azajya twibutsa. Bidatinze Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Mu itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 14 tuhabona iteka inzoka yaciriweho. Kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu. Inzoka
yari nziza kurusha ibindi biremwa byose, ariko yahindutse mbi kuruta ibindi biremwa byose, maze abantu n'inyamaswa barayitinya kandi barayanga. Ku murongo wa 15 tuhabona ko hari amagambo yabwiwe inzoka, ariko Imana yabwiraga Satani ubwe yerekeza ku gutsindwa kwe guheruka no kurimbuka kwe. Iramubwira iti, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino, ariko urubyaro rw'umugore rugakomeretsa inzoka umutwe. Aya magambo tuzayagarukaho by'umwihariko. Eva nawe yabwiwe iby'agahinda ke n'umubabaro azagira. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, nawe azagutwara, kandi Imana yari yaramuremanye uburenganzira bungana n'ubwa Adamu. Icyaha kitwambura icyubahiro twahawe n'Imana, kitwambura ubwiza bw'Imana, kikatwambika ubusa, kikatwambika ubushwambagara. Nimutyo tuzibukire icyaha, nshuti bene data. Eva yaranezerewe igihe yari kumwe na Adamu, ariko yahimbawe no kumva ko imibereho ye izasumba iy'Imana yari yaramuhaye ubwo yageragezaga kuzamuka mu ntera yari afite. Nibwo ahubwo yasubiye inyuma cyane. Iyo abantu bagerageza kujya mu myanya Imana itabageneye, benshi bava muri iyo myanya kandi ariho bajyaga kubera abandi imigisha. Iteka ryaciriwe Adamu ku murongo wa 16 ngo, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Imana yari yarabahereye ubuntu ibyiza maze ibima ibibi, ariko kuko bariye ku giti kibuzanijwe, bagombaga no kumenya n'ikibi imibereho yabo yose. Aho gukorana umunezero, bagombaga guhora bahagaritse umutima kandi biyuha ibyuya, bakagira agahinda n'umubabaro mwinshi n'umuruho, hanyuma bagapfa. Imana yahaye umuntu gutwara isi n'ibirimo byose, ariko igihe agomeye amategeko y'Imana n'ibiremwa yategekaga, byaramugomeye. Kubw'imbabazi ze, Uwiteka yatweretse uburyo amategeko ye ari ayera, kandi yatweretse akaga kazanwa no kuyacumura. Ufite ugutwi niyumve. Ubwo Imana yaburiraga Adamu na Eva mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 17, umunsi muzakiryaho no gupfa muzapfa, ntikwari ukuvuga ko umunsi bariye ku giti kibuzanijwe ari wo munsi bazapfiraho, ahubwo uwo munsi ni wo baciriweho urubanza rwo gupfa. Kenshi dukora ibyaha, ariko kuko ingaruka zidahise zitugeraho, tugashaka kubaho nkaho nta cyabaye. Ariko twe kwishuka, kuko byose byaba byakorewe mu rwihisho, bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere y'izatubaza ibyo twakoze. Samweli wa 2 igice cya 11 n'igice cya 12 tubona icyaha cya Dawidi n'ubutabera bw'Imana. Dawidi yabikoreye ahihishe, ye wagerageza no guhisha ibimenyetso, ariko byose bigaragara imbere y'Imana, nta na kimwe gisigaye. Uwo munsi Dawidi yabwiwe ko inkota itazava mu rugo rwe, azahagurukirizwa ibyago bivuye mu rugo rwe, abagore be bagatwarwa areba, maze bagahabwa umuturanyi we. Imana iramubwira iti, wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko jyewe nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Dawidi yamenye ko yacumuye ku Uwiteka, kandi yagiriye nabi cyane Uriya na Betisheba. Dawidi yagombaga gupfa, ariko yakuweho igihano cy'urupfu. Nuko ubutabera
bwagombaga kubaho, maze urupfu rushyirwa ku mwana wabyawe n'icyaha cye. Dawidi yiswe umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka igihe yagendaga atunganye, ariko amaze gukora icyaha ayo magambo ntiyongeye kuba ukuri kugeza igihe yagarukiye Imana amaze kwihana. Dawidi yari yarakoze icyaha cyangwa n'Uwiteka, ariko Dawidi yihaniye icyaha cye kandi yasaruye umusaruro mubi w'imbuto yari yarabibye. Guhanwa kwe kugaragaza uburyo Imana yanga icyaha. Umuntu wese uvuga izina ry'Imana ave mu bidatunganye. Kugira ngo umuntu agire ubugingo buhoraho agomba guhora arya ku giti cy'ubugingo. Bidashobotse imbaraga ze zahora zigabanuka kugeza igihe ubugingo bwe burangiye. Satani we yifuzaga ko Adamu na Eva bazarya ku giti cy'ubugingo maze bakagira ubugingo buhoraho bw'icyaha n'agahinda. Ariko abamarayika bera batumwe kurinda cya giti cy'ubugingo kugira ngo Adamu na Eva batazakiryaho bakaramira mu cyaha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abantu benshi bajya bigisha yuko atari ngombwa ko umuntu akurikiza amategeko y'Imana. Banavuga yuko bidashoboka kuyakurikiza. Niba ari ukuri, ni kuki Adamu yahawe igihano cy'icyaha cye? Icyaha cya Adamu na Eva cyazaniye isi ibibi n'agahinda, kandi iyo hataba kugira neza n'imbabazi by'Imana, abantu bari guhera mu bwihebe. Twe kwibeshya kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ndabinginga ngo uyu munsi duhitemo neza. Imigisha yose y'Imana itanga yagenewe abayumvira. Mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 14 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Tuzibukire icyaha n'igisa nacyo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Uwiteka dushoboze kumvira ijambo rye, kurigitondera no kuribikira mu mitima yacu kutamucumuraho, kandi twese hamwe ritubere impamba n'urwego tuzurira mu bwami bwera bwo mu ijuru. Kugeza twongeye guhura, ndabakunda.